Hello guys, nkuko mubizi ko amasoko y'ibicuruzwa musanzwe muzi ari public, agira igihe afungurira ubundi abacuruzi bakajya gutandika ibicuruzwa byabo, hanyuma abaguzi nabo bakajya kubigura, hanyuma nyuma ayo masoko akagira n'igihe afungira, cyane cyane mu gihe abacuruzi n'abaguzi baba bagiye kuryama bitewe n'ibihe aho bigeze cyangwa se bitewe n'ibihugu baherereyemo, tugendeye uko amanywa n'ijoro bisimburana. Ni nako iri soko rya Forex cyangwa se isoko ry'ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga y'ibihugu ribera online, tugendeye ku masaha agize umunsi, naryo ryigabanyijemo ibihe rifunguriramo n'ibihe rifungiramo, ari byo byitwa sessions. Ubundi trading y'amacurrencies runaka y'ibihugu igatangira igakorwa tugendeye aho ibihugu biherereye ku isi, cyane cyane bigendeye uko amanywa asimburana nijoro ku migabane ibyo bihugu biherereyemo, hanyuma nyuma ibyo bikorwa bya trading kuri izo currencies runaka ziba zikorerwa trading bikaza gufunga umunsi utararangira nyuma y'uko izo sessions zifungutse. Alright, what's up my fellow traders, murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, aho abatraders b'abanyarwanda n'abarundi baza kwigira. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza Forex Trading Sessions icyo ari cyo mu gihe hakorwa iyi business ya online Forex Trading. Urabasha gusobanukirwa neza icyo sessions zagufasha mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Ura subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. So guys, tutarareba Forex Trading Sessions icyo ari cyo ndetse n'icyo zagufasha mu gihe ukora iyi business ya online Forex Trading, nagira ngo nkubwire ko niba wumva witeguye kwiga neza bya nyabyo gukora iyi business ya online Forex Trading, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku munsi ku giti cye tumwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Arabona abonye birirwa bamamaza bati twakwigisha Forex mu gihe kingana n'amezi 3, twakwigisha Forex mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, abo barakubeshya rwose. Forex Trading ni business ifite amasomo yagutse kandi isaba igihe kugira ngo buri somo urisobanukirwe neza ubundi unabashe kurishyira mu bikorwa. Muri icyo gihe gito kingana n'ayo mezi 3 cyangwa se ukwezi kumwe, ntabwo waba ugize icyo usobanukirwa, kandi no mu mwaka kugira ngo ugire icyo usobanukirwa nuko uba wayize neza mu murongo muzima udafite akajagari. Alright, akandi karusho kubo twigisha amasomo yacu nuko niyo turimo kukwigisha utangiye gukora practice, duhita tugushyira muri VIP group iherereyemo professionals cyangwa se abatraders bafite inararibonye b'Icyerekezo Forex Academy, aho uba ukurikirana buri kimwe cyose cy'uburyo abo batraders bafite inararibonye babandi bari professional b'Icyerekezo Forex Academy binjira mu isoko, ukanahabonera VIP signals na VIP mentorship ibaturutsemo umunsi ku wundi. Kandi iyo group iyo uyinjiyemo uyigumamo forever, ntabwo duhita tukurekora niyo amasomo yaba yararangiye, kugira ngo uzajye ukomeza gusobanuza icyo udasobanukiwe, ndetse uzajye unakomeza kubona VIP signals na VIP mentorship bizajye bigufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, niba wumva wifuza ko twagukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe, ukwereka buri kimwe cyose uko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero iteranya 250 782 44 50 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo ibimeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha aya masomo yose ya online Forex Trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Kandi niyo dushoje kukwigisha umaze kugira ubunararibonye mu gukora iyi business, bita tugufasha kwinjira muri platforms tukakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugendeye ku gishoro gike cyane,
ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya Propfarm yizewe wakoresha yitwa Funded Next, ubundi ukorere registration cyangwa se ufungure account nta kibazo. Propfarm ya Funded Next itanga accounts zitandukanye ku madolari make kuva kuri account y'amadolari 5,000 kugeza kuri account y'amadolari 200,000. Muri Funded Next bafite ubwoko bune butandukanye bw'ama accounts. Buri bwoko bwa account buba bufite rules cyangwa se amategeko ngenderwaho kugira ngo bukorerwe trading. Wabanza ugasoma neza ugasobanukirwa ayo mategeko, hanyuma wakumva witeguye kuyubahiriza ugahitamo account ushatse uzajya ukorera trading utanze amadolari make cyane ugendeye ku gushaka kwawe n'ubushobozi bwawe nta kibazo. Alright, kugira ngo usabe account ushobora gukoresha Binance cyangwa se ugakoresha Visa card, aho ujya kuri bank ukoresha ubundi ugafunguza account y'amadolari, noneho bakaguha Visa card, hanyuma ukajya usaba accounts uzajya ukorera trading ukoresheje iyo Visa card. Niyo ubikuza inyungu uba wakoreye niyo Visa card ukoresha nta kibazo. Akandi karusho kuri Funded Next nuko iyo upasinze neza cyangwa se utsinze challenge uba wahawe, ubuzigamye 15% y'inyungu uba warakoreye muri challenge cyangwa se igihe wari uri muri phase y'igerageza. Kora registration none ubundi nujya kwishyura account uzajya ukorera trading uhita unyandikira kuri nimero yanjye, ubundi nguhe code uhita ukoresha ugabanyirizweho 5% ku mafaranga wari kwishyura kuri account uri busabe bwa mbere mu gihe ugiye kuyishyura. Alright, aho waba uri hose ku isi aya masomo yose twayakwigisha nta kibazo ukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresho bubasha rya technology nta kibazo. Nge nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi. Ufa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga ukabona afite wakwigisha gusa nta kindi. So reka dutangire twirebere forex trading sessions icyo ari cyo mu gihe hakorwa business ya online forex trading, ndetse n'icyo sessions zagufasha igihe wasobanukiwe neza uburyo zikoramo mu gihe cyose uzabukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, isomo rya 9 igice cya mbere, sobanukirwa neza forex trading sessions icyo ari cyo mu gihe hakorwa iyi business ya online forex trading. So guys, isoko rya forex cyangwa se forex market nkuko ubizi cyangwa se nkuko nakomeje kubivuga riba rifunguye cyangwa se rikora amasaha 24 y'umunsi mu minsi 5 mu cyumweru, rikaba ritanga opportunities nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi bwo kuribyaza umusaruro ku ba traders bari professional baherereye hirya no hino ku isi. Ariko nubwo riba rifunguye ayo masaha yose, ntago ayo masaha yose arimye kimwe, bivuze ko utakwinjiramo igihe cyose ubonye ubundi ukaba waribyaza umusaruro. Ubasha kumenya neza igihe cyiza cya nyacyo ushobora kwinjira muri iri soko ukaba waribyaza umusaruro mu masaha yose agize umunsi, ni ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader kuko bizatuma wongera inyungu urikuramo, nurangiza ugabanya amariske ushobora guhura nayo. Alright, ushobora kwibaza uti ese sessions ni iki muri forex trading? Nkuko mubizi ko uyu mubumbe w'isi dutuye ugizwe n'imigabane 6 ugenda uzenguruka, hanyuma amanywa akagenda simburana nijoro, noneho ugasanga amasaha yo gukora agendana n'amasaha ya kumanywa hirya no hino ku isi, ninjoro abantu bakajya kuryama. Session muri forex trading ni igihe isoko rya forex trading ku migabane igize isi rigenda rifungurira ikanafungira. Zimwe muri session dusanga mu isoko rya forex trading ni session yo muri Australia, session yo mu Burayi, session yo muri Amerika hamwe na session yo muri Aziya. Ni iby'ingirakamaro kumva neza no gusobanukirwa neza sessions dusanga muri forex trading uko zikora n'uburyo zisimburana kugira ngo ubashe gukora neza uyu mwuga wa trading. Buri session ifite uko iteye ndetse n'ibiyiranga. Ubasha gusobanukirwa neza buri session, igihe ifungurira n'igihe ifungira ndetse n'ibiyiranga, ni iby'ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader mu gihe cyose uzabukora buy
na seri ya currency pairs ushaka inyungu, uko ibikorwa bya trading bibera muri izo sessions ndetse na level ya liquidity dusanga muri izo sessions biba bitandukanye tugendeye kuri volatility ya currency pairs usanga muri iri soko. Alright, ubu nonaha ugiye gusobanukirwa neza sessions zose dusanga muri forex trading ndetse unamenye uko wazihuza na strategies zawe ukoresha ukora trading ugendeye kuri izi sessions mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Ubwo forex trading cyangwa se isoko rya forex market iba rifunguye mu masaha 28 y'umunsi cyangwa se agize umunsi mu minsi 5 mu cyumweru kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Iyo soko riba ryigabanijemo cyangwa se riba rigizwe na sessions enye zitandukanye buri munsi cyangwa se mu masaha 28 agize umunsi tugendeye kuri centers ngengabukungu cyangwa se kuri centers za trading ziherereye hirya no hino ku isi mu migabane igize isi. Alright, muri izo sessions enye zitandukanye zigize iri soko buri munsi dusangamo session ya mbere yitwa Sydney session cyangwa se Asia Pacific session, nanone bakunda kwita Australian session. Tugasangamo indi session ya kabiri yitwa Tokyo session cyangwa se ikunda kwitwa Asian session. Tugasangamo indi session yitwa London session cyangwa se bakunda kwita European session. Tugasanga indi session yitwa New York session cyangwa se North American session. Izo nizo sessions enye usanga muri iri soko rya forex ribera online, zikaba zifungura bitandukanye zikanafunga mu gihe gitandukanye. Yitegereje neza urabona ko izi sessions zose zagiye zubakwa bitewe nuko iyi migabane igize isi iteye kandi yagiye yubaka ubukungu, cyangwa se zagiye zubakwa bitewe nuko ibikorwa bya trading byagiye bitangira muri iyo migabane. Urabona ko nta session yo muri Afurika irimo, ko muri Afurika urabizi nyine duhora turi inyuma mu iterambere. Trading itangiye kwinjira muri Afurika vuba, n'ikimenyemenye muri ibi bihugu byacu abantu benshi ntibarasobanukirwa trading icyo ari cyo. Niyo mpamvu nta trading session dufite muri Afurika. Wenda buriya mu myaka iri imbere aba traders bo muri Afurika bazageraho nabo bashyireho trading centers zo muri Afurika, banashyireho na session yo muri Afurika nayo ije igaragara muri trading sessions kugira ngo hakorerwemo trading ya currencies z'ibihugu byo muri Afurika. Ariko nubwo twe trading muri Afurika tutari tuyizi, mu bihugu byateye imbere trading yahozeyo, niyo mpamvu trading sessions dufite kugeza ubu ari sessions zo ku migabane iherereyemo ibyo bihugu byateye imbere mu bukungu cyangwa se biyoboye ibindi mu bukungu ku isi yose. Alright, so isoko rya forex cyangwa se forex market by'umwihariko buri cyumweru rifungura ku cyumweru saa 11 z'umugoroba ku isaha ya Eastern Standard Time, ubwo ni saa 5 z'ijoro kuri Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ndetse ni nacyo gihe Sydney session ibifunguye, hanyuma rigakora ikazafunga kuwa gatanu saa 11 z'umugoroba ku isaha ya Eastern Standard Time, ubwo ni saa 5 z'ijoro kuri Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri make icyo gihe nicyo gihe New York session ibifunze cyangwa se irangiye. Alright, ayo masaha kuyamenya ukayafata mu mutwe ni byiza, biri mu bintu bizagufasha muri trading. Iyo sayiko ihora yisubiramo yongera yisubiramo uko icyumweru kirangira ikindi gitangira, cyangwa se uko ibihe bigenda bisimburana ibindi biza ku isi yose. Noneho ku munsi cyangwa se buri munsi dusangamo trading sessions enye ziri media ku isi yose, arizo tumaze kuvuga. Ya mbere ikaba yitwa Sydney session, ya kabiri ikitwa Tokyo session, ya gatatu ikitwa London session, ya kane ikitwa New York session nkuko maze kubivuga. Alright, so ngibi ibihe izi sessions zose zitangiriraho zikanarangiriraho tugendeye ku isaha ya Eastern Standard Time hamwe no ku isaha ya Central African Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Session ya mbere yitwa Sydney session itangira saa 11 z'umugoroba ikarangira saa 8 z'ijoro ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ni ukuva, ubwo uzajya wifatira isaha yo mu Rwanda no mu Burundi nimba uherereye mu Rwanda no mu Burundi. Ubwo iyo saha rero ya Standard Time yo kuva saa 11 kugera saa 8 z'ijoro, ubwo ni ukuva nyuma ya saa 5 z'ijoro.
kugera saa 2 za mu gitondo ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Iyi session irangwa na liquidity nke cyangwa se volatility nke na spread ndende mu isoko, kuko isoko riba rigenda gake gashoboka muri icyo gihe cya Sydney session. Sydney session niyo session ya mbere ifunguka nyuma ya weekend, ikaba ariyo ifatwa nka point ya mbere cyangwa se igice cya mbere gitangira icyumweru cya trading. Sydney session ni session ibicecetse cyane cyangwa se ituje cyane rwose, itangira mbere gato ya Asian session cyangwa se ya Tokyo session. Iyo urebye iyi session yita cyane kuri currencies nka Australian dollar hamwe na New Zealand dollar. Abatraders benshi ntibajye bakunda kwita kuri iyi session kubera ko nta mpinduka nini igira ku isoko, ibituje ndetse ibinarimo na liquidity nkeya. Alright, pairs ziba affected cyane muri Sydney session ni pair nka AUD USD cyangwa se Australian dollar na United States dollar. Iyi pair ishobora kugenda pips ziri hagati ya pips 30 na 50 muri Sydney session. Indi pair ikunda kuba affected muri Sydney session ni NZD USD cyangwa se New Zealand dollar na United States dollar. Nkuko bimeze kuri Australian dollar na USD, iyi pair ya NZD USD nayo ishobora kugenda pips ziri hagati ya 30 na 50 muri Sydney session. Alright, bijyanye noneho na price gaps cyangwa se gusimbuka kw'igiciro gushobora kubaho ku ntangiriro ya Sydney session nyuma ya weekend, igihe isoko riba rifunguye ku wa mbere, bitewe n'ibikorwa bya trading biba byabaye muri weekend cyangwa se hakaba hari ama events na za economic news zishobora kuaffectinga currency runaka muri weekend. Mu gihe isoko riba rifunze noneho ryafungura ku wa mbere muri Sydney session ukabona rifunguye risimbuka, nta kindi kiba cyabiteye, ibyo biba byabaye muri weekend. Niba wajya gufungura chart yawe ukabona isoko ku wa mbere rifunguye risimbuka, bikagucanga icyabiteye, nicyo kiba cyabiteye, nta kindi. Alright, urugero nk'igihe Israel na Amerika byateraga Iran muri weekend mu bihe bishize, currency pairs zose ziherereyemo idolari n'isoko rya oil byose byafungutse ku wa mbere muri Sydney session bisimbutse, cyangwa se harimo price gap bitewe n'ibyo bikorwa by'intambara yari byabaye muri iyo weekend, bigahita byafectinga amasoko y'ubukungu. Alright, nanone mu cyumweru gishize Iran yongera gufunga umuhora wa Hormuz, nabwo isoko ryafunguranye gap kuri pairs zose ziherereyemo idolari ndetse n'isoko ry'amayero naryo rifungurana gap. Ukuvuga rero ni izo economic news cyangwa se izo political events ziba zabaye weekend ziba zabiteye. Ubu ndakeka nimba wajya guhura na gap ufunguye chart yawe ukabona harimo gap, ni izo economic events na political events ziba zabaye muri weekend, bigatuma isoko ifunguka muri ubwo buryo. Sydney session ishobora gutradingwa n'abatraders bakunda gutrading isoko ridafite volatility ndende. Kubasha kumonitoringa cyangwa se kugenzura uko session ifungura bishobora gutuma ubasha gufatirana icyerekezo isoko igiye gufata hakiri kare mu gihe ukorera trading muri iyo session. Alright, cyeka usobanukiwe neza Sydney session icyari cyo, n'igihe ifungurira n'igihe ifungira bigendeye ku isaha ya Eastern Standard Time no ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ubasha kubifata mu mutwe, amenye nuko wakwitwara mu gihe session irimo, ni iby'ingirakamaro kuri wowe, ariko ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi aba ari na ninjoro abantu benshi baba baryamye. Alright, ni session ya kabiri usanga muri forex market, ni session yitwa Asian session cyangwa se Tokyo session. Iyi session itangira saa 1 z'umugoroba ikageza saa 10 za mu gitondo ku isaha ya Eastern Standard Time, ubwo ni ukuva saa 7 z'ijoro kugeza saa 4 za mu gitondo ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Iyi session ya Tokyo session nayo irangwa na liquidity nke cyangwa se na volatility nke na spread ndende mu isoko, kuko isoko riba rigenda gake gashoboka kandi riherereyemo liquidity nkeya. Tokyo session ifungurira muri Sydney session nyuma y'igihe gito Sydney session ifunguye. Muri icyo gihe igihugu cy'Ubuyapani cyane cyane nicyo kiba kiri muri ibyo bikorwa bya trading. Muri Tokyo session hakorerwa trading cyane y'amayeni cyangwa se JPY
hamwe n'izindi currencies zo mu bihugu byo muri Aziya. Asian session nayo irangwa na liquidity nke mu isoko no gutuma isoko riba ranging, muri make rizamuka gake ryongera rimanuka gake, ku buryo iyo ranging phase yo muri Asian session cyangwa se muri Tokyo session idashobora kurenza nibura pips 25, noneho ikongera ikarangwa no kugira spread ndende cyane yasamye nk'imiryango ya Kiliziya Gatolika. Muri make Tokyo session niyo ikora ya phase yitwa accumulation phase tuzi iba mu mafezi aranga chart ya trading. Alright, currency pairs ziba affected cyane muri Tokyo session ni pair nka USD JPY cyangwa se United States dollar na Japanese yen. Iyi pair ishobora kugenda ku munsi duturutse muri Tokyo session pips ziri hagati ya 30 na 60. Alright, indi pair ishobora kuba affected muri Tokyo session ni Euro JPY cyangwa se Euro na Japanese yen. Iyi pair ikunda no gukorerwa trading cyane, ishobora kugenda ku munsi duturutse muri Tokyo session pips ziri hagati ya 40 na 80. Indi pair nanone iba affected muri Tokyo session ni pair nka Australian dollar na Japanese yen cyangwa se AUD JPY. Iyi pair irazwi cyane bitewe n'ubucuruzi bufite imbaraga igihugu cy'Ubuyapani gikorana na Australia. Ishobora kugenda ku munsi duturutse muri Tokyo session pips ziri hagati ya 40 na 70. Niba uri interested gukorera trading Japanese yen cyangwa se JPY cyangwa se izindi currencies zo muri Aziya, Tokyo session itanga uburyo bwiza bwo gukorera trading izo currency pairs bitewe na activities cyangwa se ibikorwa bya trading bibera muri iyo session. Kumva no gusobanukirwa neza Tokyo session ni iby'ingirakamaro by'umwihariko kuba traders bakorera trading Asian currencies cyangwa se babandi bashaka kubyaza umusaruro movement cyangwa se urugendo isoko rikora hakiri kare. Alright, cyeka ubashije kumva neza Tokyo session icyari cyo, igiye ifungurira n'igiye ifungira. Avuga iyi session rero nayo iba ninjoro mu masaha mu Rwanda no mu Burundi, abantu benshi baba biryamiye icyo gihe. Navuga izi ni sessions zidakunda kuba traded n'aba traders bo muri bino bihugu byacu, ariko kuyimenya n'uburyo yitwara nabyo ni iby'ingirakamaro. Alright, iyi session ya gatatu rero iranga isoko rya forex market kandi ikaba ari na session y'ingirakamaro ni session yitwa London session cyangwa se European session. Iyi session ya London session itangira saa 9 z'ijoro igafunga saa 6 zuzuye z'amanywa ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ni ukuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ubu gufata amasaha izi sessions zitangiriraho ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi nibyo byiza, kubera ko nicyo gihe ugomba kuba urimo gukora trading mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. So London session yinjiramo gute? Iyo Tokyo session irimo kurangira, London session iba yinjiramo. As the Tokyo session ends, the London session takes over. Right? So guys, London ni center yagutse ku isi muri forex trading. London session icontributing cyangwa se ituma isoko rizamo volatility ndende, kuko iyo London session ifunguye liquidity itayongera cyane mu isoko na volatility kiyongera. So kubijyanye na price gap cyangwa se gusimbuka kw'igiciro ibikunda kubaho muri London session, ariko bishobora kubaho mu gihe major European news izishyizwe hanze mbere ya London session cyangwa se zigashyirwa hanze London session irimo gutangira. London session ni nziza cyane kuba traders bari professional cyangwa se babandi bari experienced, babandi bashaka volatility iri hejuru cyane mu isoko cyangwa se baba bashaka kugendana n'igiciro mu gihe kigenda vuba vuba, kubera ko iyi session irangwa na volatility ndende. Ibyo bikaba bituma bahita bakorera inyungu vuba vuba muri iyi session. Ikindi kiranga London session ni uko spread aba ari nto cyane. Icyo kikaba ari ikintu cy'ingirakamaro ku ba traders, kubera ko bituma bakoresha strategies zabo neza. Igi spread atari kinini cyane bakaba babihomberamo mu gihe spread ari nini cyane. Urumva London session ni nziza ku bantu badakunda spread nini cyane. Currency pairs ziba affected cyane muri London session ni major currency pairs
nyinshi tuzi, urugero nka Euro USD, GBP USD, USD JPY na USD CHF. Izi pairs zihita ziba affected iyo London session ifunguye, zikaba zagenda urugendo rurerure muri iyi session. Alright, currency pair nka Euro USD cyangwa se Euro na United States dollar niyo pair ikorerwa trading ya mbere ku isi, cyane cyane muri London session ishobora kugenda pips biri hagati ya 50 na 90. Indi currency pair ni GBP USD cyangwa se Great British Pound na United States dollar, izwiho nayo kugira volatility ndende cyane. Iyi currency pair nayo ishobora kugenda ku munsi pips ziri hagati ya 60 na pips 100 duturutse muri London session. Euro USD na GBP USD nizo pairs nanjye nkunda gukorera trading cyane, ziri muri trading plan yanjye. Indi currency pair ya USD CHF cyangwa se United States dollar na Swiss franc, iyi pair nayo ishobora kugenda pips ziri hagati ya 40 na 80 ku munsi duturutse muri London session. Alright, urumva izi pairs nyine ugomba kwitoza kuzitradinga kugira ngo ujye uzibyaza umusaruro muri London session. Tugendeye kuri London session, aba scalpers n'aba day traders London session bayungukiramo cyane mu gihe igiciro kiganiye mu cyerekezo cyabo bitewe na volatility ndende ibiherereye muri iyi session. Alright, irango urayumva London session ko ari session y'ingirakamaro cyane rwose muri trading, kumenya igihe ifungurira n'igihe ifungira n'igihe ushobora kuyibyariza umusaruro ni iby'ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader. Indi session ya kane dusanga muri trading ni session yitwa New York session cyangwa se North American session. Ubwo ni session nyine y'igihugu cya Amerika na Canada, biriya bihugu biri muri Amerika y'Amajyaruguru. Abizi ni ibihugu nabyo bifite ubukungu bwateye imbere, nabyo bigira centers za trading. Iyi session ya New York session rero itangira saa 2 za mu gitondo ikageza cyangwa se igafunga saa 11 z'umugoroba ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ku isaha mu Rwanda no mu Burundi iyi session itangira saa 8 z'amanywa ikageza saa 5 z'ijoro ku isaha ya Central African Time cyangwa se ku isaha mu Rwanda no mu Burundi. Iyi session ni ukuyitondera rwose. Ngiye muri no session ni nacyo gihe nkunda kwinjira mu isoko kuva saa 8 kuzamura, nkunda kwinjira mu masaha ya nimugoroba. Iyi session nibwo ibirimo, icyo gihe nkunda gukorera trading kubera ko ni nabwo isoko riba rifite rwose liquidity iri hejuru cyane na volatility. Iyi session New York session ni session nziza yo gukoreramo trading. New York session itangira muri kimwe cya kabiri cya London session. Ubwo mbega no kuvuga itangira nko hagati muri London session, kuko itangira London session imaze amasaha 5 itangiye cyangwa se ifunguye. Iyo overlap cyangwa se guhura kwa New York session na London session bihita byongera volatility nyinshi cyane mu isoko, kuko liquidity iba yiyongereye cyane mu isoko bitewe no gufunguka ku isoko ryo muri Amerika yihuriranye n'isoko ryo mu Burayi. Ibyo bikaba ari ikintu cy'ingirakamaro cyane kuba traders bakunda volatility ndende, kuko bahita bahakorera agatubutse vuba vuba. Alright, bijyanye na price gap cyangwa se gusimbuka kw'igiciro ibikunda kubaho muri New York session, ariko bishobora kubaho mu gihe major European na American news data zibaye released cyangwa se zishyizwe hanze ku ntangiro ya New York session. New York session ni session iri excellent kuba traders bakunda isoko rigenda vuba vuba, kuko haba harimo opportunities nyinshi zo gukorera amafaranga. Nanjye iyi session rwose niyo session nkunda gukoramo trading nkuko nabivuze. Currency pairs ziba affected muri New York session cyane ni currency pair nka USD CAD, urabyumva ni currency pair y'igihugu cya Amerika n'igihugu cya Canada. Ubwo ni United States dollar na Canadian dollar, bitewe n'ihuriro riri geographical ndetse n'ihuriro ry'ubucuruzi United States cyangwa se igihugu cya Amerika na Canada bifitanye. Iyi pair ihita affected cyane muri New York session, ishobora kugenda pips ziri hagati ya 40 na 70 muri iyi session ya New York. Indi pair iba affected cyane muri New York session ni pair ya Euro USD cyangwa se Euro na United States dollar, bitewe n'iyi overlap cyangwa se guhura kwa New York session na London session. Iyi pair ya Euro USD nayo ihita affected cyane, ishobora guhita igenda hagati ya pips 60 na pips 100 ku munsi mu gihe iyi session yinjiyemo.
indi pair iba affected na New York session ni pair ya GBPUSD. Nkuko nababwiye nanjye izi pairs nizo nkunda gukorera trading. GBPUSD ni British Pound na United States Dollar, nayo bitewe na overlap cyangwa se guhura kwa New York session na London session. Iyi pair ya GBPUSD nayo ishobora guhita igenda pips ziri hagati ya 70 na pips 110 ku munsi mu gihe iyi session itangiye. Kandi GBPUSD inazwiho kugira volatility ndende kurenza izindi currency pairs dusanga muri iri soko. Alright, so iriya overlap ya London na New York session aba ari sawa cyane rwose. Iyo wakoze analysis neza, isoko rikagukundira rigahita rijya mu cyerekezo cyawe, hano uhita ukorera agafaranga nta kabuza kandi vuba. Alright, the New York session is excellent for traders who thrive in high volatility and fast movement environment because it provides for them abundant trading opportunities to enter the market and then make money. Alright, iyi session iyo ihuye na London session niho hantu habera transaction nyinshi za trading, ubundi isoko rigahita rigenda cyane. Uzabyitegereze neza uzabibona mu gihe uzaba uri muri iri soko. So guys, London na New York session ugomba kumenya ko zirangwa na liquidity nyinshi cyangwa se volatility iri hejuru cyane mu isoko, ikurikirwa na trend following cyangwa se gufata icyerekezo runaka cy'isoko, urugero nko kujya muri up trend cyangwa se muri down trend. Muri izo sessions zose tumaze kubona, ahantu dusanga high volume cyangwa se volatility ndende ni igihe session imwe yinjirira mu yindi, cyangwa se igihe session itangira indi session yatangiye bigahurirana, ari byo byitwa session overlap. By'umwihariko cyane volatility nyinshi cyane cyangwa se ndende cyane tuyibona mu gihe aho London session ihurirana na New York session. Ubwo ni kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 6 z'amanywa ku isaha ya Eastern Standard Time, ku isaha mu Rwanda no mu Burundi ubu ni kuva saa 8 z'amanywa kugeza saa 12 z'umugoroba. Nibwo izo session ziba zihurirana kubera ko dusiganwaho amasaha 6. Alright, muri ayo masaha niho New York session ihurirana neza na London session. Niyo mpamvu uzabona birangwa na volatility ndende muri ayo masaha, uzabyitegereze. None ugasanga isoko harimo liquidity nyinshi cyane, nacyo gihe uzasanga news nyinshi ziba released cyangwa se zishyirwa hanze. Uzabyitegereza uzasanga ari cyo gihe rwose ubona volatility yiyongera cyane mu isoko. Nta kindi kiba kibiteye nuko izo sessions zose uko ari ebyiri, kandi navuga ko ari sessions z'ingirakamaro cyane ku isoko, ziba zihura muri make zikorera icyarimwe. Alright, igihe cyiza cyo gukora trading mu gihe mu isoko haba hari volatility ndende na spread nkeya ni ukwita cyane kuri London to New York session overlap, cyangwa se aho session ya London ihurira na New York session nkuko nakomeje kubivuga. Alright, so guys, muri weekend nkuko mubizi iri soko riba rifunze, aho rifungura ku cyumweru igihe Sydney session iba ifunguye, igafunga ku wa gatanu igihe New York session iba ifunze, hanyuma cycles ikongera igakomeza gutyo mu kindi cyumweru gikurikira. Nyuma y'ifungwa ry'isoko mu ma weekend mu mwaka habaho ibiruhuko bibiri byo mu minsi mikuru, aho isoko rya forex ryose riba rifunze, ari byo igihe cya Christmas cyangwa se igihe cya Noheli, hamwe n'igihe cy'umwaka mushya cyangwa se New Year Day cyangwa se ibihe bya bonane murabizi. Alright, so guys, ubu busobanuro bwose umaze kumva nibwo busobanuro bwa sessions muri forex. Niba warigeze kumva havugwa sessions muri trading ariko ukaba utaruzi icyo ari cyo, ndakeka kugeza ubu ubashije kubisobanukirwa neza cyane, ukaba unamenye nuko wakwitwara muri izo sessions zose mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, ubanza gusobanukirwa neza ibiranga izi sessions zose, nabyo bishobora gutuma ukorera amafaranga hano mu isoko, kubera ko bigufasha kubasha guhitamo igihe cya nyacyo no gufata umwanzuro wa nyawo wo kwinjira mu isoko mu gihe isoko rifite volatility ndende na spread nkeya. Ubundi waba wakoze analysis neza, ugahita ugendana n'icyerekezo isoko rigannyamo, ugahita ukorera inyungu igihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, okay, let's go through this. Asian session most of the time is doing what we call an accumulation, and then the next session, which is the London session, will do the manipulation.
So for example, in the Asian session you will find the range, and then in the London session you will find the manipulation, where you think it's a breakout but it's not a breakout, it's manipulation. And then in the New York session now, you will find the real move, which is the distribution. But it's not always like that, because if it was always like that, everyone would be successful. What is going on is that sometimes the Asian session, that's what I'm saying, you must learn how to identify what the market is doing. Sometimes the Asian session is going through a distribution. You see? So while the Asian session is going through the distribution, you should know that the London session will go through an accumulation. So sometimes you find the London session, it is ranging. And then the New York session manipulates. You see? So and then that is when you understand, okay, what is going to happen. So yeah, I think people need to understand this thing so that they can be more successful in trading. Alright. So guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se, reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker, urahita uhasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker. Urahita ubona neza uko wafungura Rio cyangwa se live account, uranabona neza uko wafungura demo account, ndetse unasobanukirwe neza uko wakora deposit na withdraw y'amafaranga yawe. Uranabona uburyo bwinshi butandukanye wakoramo icyo gikorwa cyo gushira no gukura amafaranga yawe kuri account ya trading, harimo MTN Mobile Money na Airtel Money. Alright? So guys, kugira ngo dukomeze kwirinda abascammers biyisha inyuma y'iyi business bakiba amafaranga y'abantu, nagira ngo mbabwire ko hari abascammers batangiye kurema amagroup bagendeye kuri iyi channel nko kuri Telegram, hanyuma bakaba basaba abantu amafaranga babizeza inyungu biyita Icyerekezo Forex Academy. Indi group uzabona itari muri description y'izi videos, uzamenye ko ari group y'abascammers bashaka kwiba amafaranga yawe. Group iri kuri Telegram y'Icyerekezo Forex Academy nimwe gusa yitwa Icyerekezo Forex Free Signals, yindi ni yitwa Icyerekezo Forex Academy iri kuri WhatsApp channel. Amalinki y'izo group zose ari hano muri description, byaba byiza ariho winjiriye kugira ngo utazagwa muri group z'abascammers batangiye kwiyitirira iyi channel. Icyerekezo Forex Academy ntabwo tujya twaka abantu amafaranga tubizeza inyungu, icyo dukora ni ugutanga courses cyangwa se amasomo y'iyi online business gusa byonyine. Uzabona akubaza amafaranga yawe akwizeza inyungu agendeye mu izina ry'Icyerekezo Forex Academy, uzamenye ko ari umuskama ushaka kwiba amafaranga yawe, utazagira ngo ni twebwe. Alright? Ura subscribe na like, unakomeze gusangiza amasomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Twongere duhure muri ndi somo rikurikira gukomeza gusobanukirwa no kureba kure nibikomeze bibane nawe. Bye bye.